The Ben iki gitaramo warakigurishije, umutumirwa aza ukamuha stage y'amasaha 3 yose. Ni gute ugera kuri stage The Ben ukavuga ukajya uvuga mu izina Bruce Melody umusaba abantu kumukomera amashyi, nyamara wowe atarigeza kuvuga. Ben iki gitaramo wari wakigurishije, twari twiteze kuvuga ngo ese ni nagahe gashya, ni ikihe kintu kidasanzwe kugira ngo akubite munyakazi, kubitira umuntu mu gafuka. Ariko ikintu cyahagaragaye live music hariya kuri The Ben nta kintu cyari kirimo. Turibaza ese abantu iyi nsinzwi ya Tiger B buriya mu ba legend ntashaka kuburamo urenze kurusha undi mu legend. Hariya rero tubyemere, Bruce Melody tumuhindaboze yaradukubise adutamo. Igitaramo cyagurishijwe. Ni gute Bruce Melody aza karonshinga indirimbo ye na Diamond Platnumz mu gitaramo cya The Ben? Ibi bintu ntago tubyemera, byibuze yarakwiye kubikora muri after party, ariko ntago wabibahaye, watwimye live music. Ibyo byo ubyemere. Kigali namwe mwese mutuye mu ntara, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo, hagati mu mutima wa Kigali. Ibintu n'uburyohe se, umwaka mushya muhire. Ndakeka kino ari ikiganiro cya mbere hano kuri MC Gift Street Stories. Wibutse gukora subscribes, ndabashimira cyane aho muri hose mwebwe mukurikira ibiganiro byanjye, mwebwe mwakanze kukazogera kugira ngo buri kiganiro kigezeho nawe kikugereho ako kanya. Ndi rusobe rusabanya baswa mu basize nka musiga migani sindi ncabira mahanga, ndi ruhamya ruhanga maramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga, nkigukenganiko ziyo rikinze ukizuyaza mba nabengutse ngusho rutejanda kwitabaro nkimana igihugu. Mumeze mutese, muze mu mpindabo zanje, ni muze mu mpindabo zanje nyuma yuko nkoze iki kiganiro. Hanyuma ibyo navuze neza ijana ku ijana ngira ngo mujya mubibona muri comment kuri Instagram na Facebook na yose, abantu bavuga ati kabisa imbuto wateye zareze. The Ben yabonye ibintu bigoranye bikomeye, aravuga ati bantu banje nimba ati nimwibeshya mugasohoka munshyiriremo imiyaga, nimwibeshya mugasohoka muraba mudakunda Imana. The Ben wari ufite ubwoba bw'iki, by the way The Groove yagenze neza. Mureke abanyarwanda aho muri hose abitabira igitaramo cya Tiger B na 001 Bruce Melody kabisa, abantu mwakitabiriye, abantu mwaguze amatike nkuko Coach Gael yaraye abashimiye. Nanjye reka mbashimire, mwaritabiriye Big Arena yari yuzuye, mwari mwaje gushyigikira music y'abanyarwanda. N'ubundi nibiriya abahanzi nyarwanda bakeneye imbaraga zanyu kugira ngo babone ko ibyo bakora bitapfuye ubusa. Reka rero twinjire akantu ku kandi ukuntu igitaramo cyagenze. Dukubita tubangura, murabizi iyi mihanda yuzuyemo inkoma amashyi ntiziba zishaka kuvuga ngo ibintu byagenze gutya na gutya. Aha ubigeza akabona biramugonga, ntaga bashaka kubivuga, ngo baba bafite ukuntu bagenda baseseka mu tuntu tw'utubyeri n'utumitsingi ngo ciceka nta kintu baba bashaka kuvuga. Ariko ibyiza icya mbere tubanze dushime, hanyuma icya kabiri ibintu byagiye bigaragara muri kiriya gitaramo. Hari benshi byagiye bitungura, baravuga ati se ni gute ibi bintu byateguwe igihe kinini byagenze uku nguku. Bamwe bariregura ati impamvu ni iyi, abandi ngo hoya, abandi ngo nkwenga, abandi ngo nkwe. Mu bintu byatunguranye cyane ni ukubona amasaha Bruce Melody yamaze kuri stage. Turivugira ku ba main, abandi bo abasupporta tube tubaretse, ariko nabo bakoze neza. Mwarabonye stage gisa cy'inganzo yaraje bakubita live iryoshye cyane. Benovio nawe araza arabakubita, umwana witwa Diesdora nawe arabakubitira. Abantu bose bari biteguye kabisa kubera ko cyari gitaramo cya fire cy'umuriro. Mwarabibonye Anita Pendo na Rakinzeyimana ba MC bakomeye cyane hano mu gihugu, ibintu byari bimeze neza. Bruce Melody kuri stage araza hakubita amasaha hafi 3. Dutangira kwibaza ese
abafana benshi ba Tiger B barakaye cyane, ibi bintu ntabwo bishoboka. The Ben iki gitaramo warakigurishije, ni gute umuntu w'umutumirwa aza ukamuha stage y'amasaha 3 yose? Ni gute ugera kuri stage The Ben ukavuga ukajya uvuga mu izina Bruce Melody umusaba abantu kumukomera amashyi, nyamara wowe atarigeza kuvuga? Ese koko ibiri kuvugwa hirya no hino ku mihanda The Ben iki gitaramo wari wakigurishije cyangwa byari uburyo bwo kongera kugarura mu gakino Bruce Melody nkuko twahoze tubivuga? Bruce Melody yari yazanye abana bafite umuziki ukomeye hano bazi gucuranga live music, symphony band. Ewana salute symphony band, murarenze kabisa. Mu gihe Tiger B yaje adukubita ikintu cyitwa playback papa. Twari twiteze kuvuga ngo ese ni nagahe gashya, ni kihe kintu kidasanzwe kugira ngo akubite munyakazi. Aba Tiger B, abafana ba Tiger B bari bavuze ati ahangaha tugiye gutanga itandukaniro, dukubitira umuntu mu gafuka. Ariko byabaye nka kwa kundi Bruce Melody yigeze kuvuga ngo umunsi bahuriye ku kibuga n'umusaza Tiger ngazamanika hariya amucisha agakoni kunda. Bana hariya yagucishije agakoni kunda mwana wa mama. Tiger B abaje kuri stage nta bande, cyakoze yari afite ababyinnyi bameze neza, asubiramo indirimbo nyinshi, agenda azana abahanzi bagiye bakorana amakorabo. Ariko ikintu cyahagaragaye live music hariya kuri The Ben nta kintu cyari kirimo, byari bikubiye gake kabisa, byari bikubiye gake. Turibaza ese abantu iyi nsinzwi ya Tiger B tubyanga tubyemere, bino bintu byari igitaramo, byari business, ariko twaje kwisanga bimeze nkaho ari competition. Ariko ducimaka tumenye ngo hagati ya Bruce na Tiger, nubwo mwese muri hejuru cyane mufite ibendera ry'ino music, ariko buriya mu bantu b'abahanga ntihashaka kuburamo umuntu wa mbere cyangwa uwa nyuma. Buriya mu ba legend ntashaka kuburamo urenze kurusha undi mu legend. Hariya rero tubyemere, Bruce Melody tumuha indabo ze, yaradukubise adutamo, arangije ahita launching indirimbo ye. Ikindi kintu cyatumye abafana ba Tiger B bavuga bati ibi bintu ni ibiki? Igitaramo cyagurishijwe, ni gute Bruce Melody aza karonshinga indirimbo ye na Diamond Platinumz mu gitaramo cya The Ben? Ibi bintu ntago tubyemera, byibuze yarakwiye kubikora muri after party. Ni gute aje kubishyira kuronshinga ino pampa mu gitaramo cya The Groove ya Tiger? Ariko Tiger aravuga ati ibi ngibi ni ugusapotinga umuziki, ngire ngo mwabibonye by'abanyarwanda mwasabye nabibahaye, ariko ntago wabibahaye, watwimye live music. Ibyo byo ubyemere. Ninde wakugiriye inama? Nahereye mu kiganiro cya mbere mbivuga, Tiger ninde wakugiriye inama yo kuza? Urabizi mu byo wasobanuye waravuze ngo abantu ngo bareba show za Chris Brown, ngo abantu bareba show ngo z'abanya Nigeria, ngo abantu bareba show za South Africa, ngo ibi bintu ngo birakora. Ariko mwibuke yuko bariya ni abantu baba bamaze kwandika izina rikomeye muri performing, mu guperforminga, ku buryo ikintu cyose bakora. Hano mu Rwanda dufite akazi kenshi, abahanzi bafite akazi kenshi ko kubanza gukonvenka abantu, ko kubanza kumvisha abantu ibyo bafite. Nta live twari twabona wa performance wakubise tumenye ngo hano uri umwami. Twari tuyitegereje hariya muri The Groove, urangije dukubita playback. Byagenze bite? Ninde wagushutse bwana Tiger? Ntabwo ibi bintu nabyemera, reka. Urabiza abahanzi benshi bo mu Rwanda bashinjwa kuba bakunda gukora playback. Bruce niwe muntu dufite utagishidikanywaho mu guperforminga live. Twari twiteze ninde hagati ya Muyoboke, hagati ya David Bayingana, ninde wakubujije ko hano mu Rwanda hari abana benshi bazi kuririmba, bazi live, bazi bakora band ikubita umuriro hari ukaka? Ni gute mwabuze indi band iza ikagukavaringa mugakora live y'umuriro Tiger Bruce 001 mukamukubitira hasi kamuvuga ngo nubwo ufite indirimbo nyinshi, nubwo wakoze, ariko ni uramuka, ariko ntago uryana?
reka ngarukira. Igitaramo cyagenze neza, reka twitegure ko n'ibindi muzadukorera bizaba bimeze fresh, bizaba ari umuriro. Ewana, abahanzi ikintu cyagaragaye hariya nta kwikubira kwari kurimo, abahanzi benshi bagiye batandukanye, bafite ibihangano bagiye bakorana na Bruce, bafite ibihangano bagiye bakorana na Tiger B, mwarabasapotinze murabazamura, mufata akaboko mubatereka kuri stage baraperforminga. Ngira ngo mwarabibonye indirimbo ya Tough Gang. Indirimbo ya Tough Gang yaririmo, mwarabibonye ko yazamuye muri umunawe wa mutipe Eri Gringo, Eri Bandana, n'abandi bagiye batandukanye n'abana ba Jipo. Ni ibintu byari byiza cyane. Nabwira ngo salute kuri The Groove. Ubwo tutarakosowe tuzagenda dukosoka. Hanyuma ndi kwihuta, abantu benshi nabonye muri kwanyandikira ngo mbaho ubusesenguzi, ngo ngire ikintu mvuga ngo ku nkuru za Yamano ngo na video. Ibi bintu nta kintu nkishaka kongera kubivugaho. Murabizi umuntu avuga ibintu uko abyumva nuko biri bagashaka kumugurukana. Gusa igihari cyo mugomba kumenya nuko uyu mugani abanyarwanda baciye nanjye ngiye kubasubiriramo. Umuserebanya kubera ukunda kuba ahantu hashyushye, wari uri mu nzu y'ibyatsi, noneho inzu y'ibyatsi irashya, umuserebanya ugakomeza kumva gashyuhe, ati niko bisanzwe we, niko bisanzwe.